Amahoro kuri wowe wamayininze Pi Network, kuko ibyishimo ugiye kugira uyu mwaka urasozwa mu by'ukuri ibyishimo byagusaze, kuko igihe wataye imyaka irenga 4 ntago ari iy'ubusa, kuko n'Imana nayo yatubwiye ati nimunshakashakana ubwenge n'imbaraga zanyu zose n'ubumenyi bwanyu bwose, uko byagenda kose muzambona. Ni Pi Network rero, kuko n'umushinga ni nk'ibyahishuwe niko nabyita, ni ibintu bihari byiza kugira ngo bihindure ubuzima bwacu, tubashe kwihuza na za gakondo zacu. Ni byiza rero kuko ari isezerano ryacu, niyo mpamvu iyi Pi umuntu wese wayimenye uyu mwaka ugomba kurangira abonye ibyiza byayo, kuko muribuka ko batubwiye ko Pi Network Open Mainnet yayo izaba kuri 31 z'ukwezi kwa 12 2024. Nyaboneka we mayininze kurikiza ibyo tugiye kubwira byose, kugira ngo ube munyamahirwe muri babandi bagiye kuba baherwe, yaba mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose, kuko niyo muhamyamahirwe kandi umuryango wawo wose. Ese wari uzi ko ibi bintu uri gukora ari wowe ugiye kuba Yosefu w'umuryango wawe? Wari uzi ko ari wowe ugiye kuba umucunguzi w'umuryango wawe? Yosefu bamugiriye ishyari, bakimara kumugira ishyari bayimugiriye kubera ko babonaga inzozi ze ari inzozi zagutse. Ntago barwanyaga we, barwanyaga inzozi ze, barwanyaga inyenyeri ye ya future y'ejo hazaza. None nawe rero we wamayininze Pi, baragiye bakuhindura ikigoryi, baravuga ati uyu muntu ibyo byose yasazi, uyu muntu ibyo ari gukora byose ni umutamutwe, ntago ibyo ari gukora abizi. Ni gute akurikira ifaranga nawe ubwe atazi nimba rishobora kubaho? Ariko ubu ngubu tuvugana, Imana nicyo giye kureba, ireba imbaraga zose wataye, ibashe guha umugisha mu mbaraga zose wataye, ni ya mirimo y'amaboko yawe ndetse n'ubwenge bwawe, Imana igiye kuyihesha umugisha. Bene data, mwebwe mwabashe kuba mwamenya iyi Pi Network, nimwe u Rwanda rukeneye rw'ejo hazaza, nimwe isi yifuza y'ejo hazaza. Ibi bintu twahereye kera tubivuga, bamwe batangira abandi babaca intege, ababaciye intege ubu ngubu tuvugana nibo bantu bari kubyirukanyira bashaka kongera kumayininga, birirwa babaza ati se iko Pi naragiretse ngo ubu ndabigenzane gute na gute? Nyamara tubitangira abantu babiciye amazi. Bene data, mwebwe muri gukurikira iyi Pi Network, mumenye ko ibyo mufite ntago ari iby'ubujiji, si mwe bafitiye, oya mwarakoze, nibyo mwakoze muramayininga kugira ngo abagwiza atunga. Ibi byose ni ibintu by'ubusa. Aya madolari muzayatunga nk'abatunga amazi, aya mazahabu muzayatunga nk'abatunga amazi, kuko nubwo mutige mubitunga ariko amafaranga mugiye gutunga mwabwanyu muzayabona. Mwibuke ko Imana mwigeze kuvugana, mwibuke ko Imana yigeze kubasezeranya. Mbaye mbahaye ikaze mwebwe mudukurikirana aho muherereye mu gihugu cy'u Rwanda, hirya no hino, namwe ba diaspora muherereye ku mugabane wa Afurika, ndetse namwe ba diaspora muherereye ku migabane igiye itandukanye hirya no hino, yaba abaherereye muri Amerika, mu Bushinwa, ndetse no muri za Oceania zose, aho muherereye hose turabasuhuje. Wowe wumva utameze neza, izera Imana, wumve ko ejo uzaba umeze neza, kuko Imana ikikwifuzaho nuko ugomba kuba umeze neza, kugira ngo nayo ikumve ko uri umwana wayo umeze neza, kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Niyo mpamvu nawe utameze neza, ni Imana nayo ubwayo ntago biyumve ko umeze neza, kubera ko ibi byose uri gukora ni umugambi w'Imana, ntago ari uw'abantu, ni umugambi w'Imana. Ibi byose no kugira ngo bize bicungure wowe n'umuryango wawe. We mushyashya, kanda subscribe, ukanda share, ukanda na comment, kugira ngo ubashe kujya ukurikirana ibiganiro byiza byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Kandi ndababwiza ukuri yuko wowe uzishima umunsi umwe, uzumva kunezerewe umunsi umwe. Ndabizi ko Imana iri kumwe natwe mu isezerano yaduhaye ryo gutunga, kubera umugambi w'Imana Imana idufiteho. Nicyo gituma ikubwira ati wowe ushobora kucya mu gitondo wabihindutse undi wundi. Ese mumbare mumbwire, mwibaze,
uzifata ute nuramuka ubyutse mu gitondo wumva ko ibyo watayeho igihe cyose kitari igihe cyo gutubusa ahubwo cyari igihe cy'agaciro? Uzifata ute nubona rino faranga open minded yayibaye bakwemereye kugira ikoresha kandi ku giciro twifuza twebwe ubwacu? Banza wanarize. Uzifata ute numara guhura na bano bakire utari gusuhuza, utari guhura nawe mu buryo runaka, noneho mukasiga mukina na business? Uzifata ute basigaye bakwiyambaza bagura ibikorwa remezo babyagura mu gihugu cyacu? Ibyo bintu uzabyumva ute? Mujye mwibaza ibintu byinshi, kuko ni ibintu bidashobora kuba byakumvikana, ahubwo wowe iyo uri kumwe n'Imana yawe nibwo ushobora kuba wabyumva neza, kuko iri ni isezerano dufite. Ntago Imana yibeshya. Imana ibyo yadusezeranyije nibyo tugomba kubona. Imana yatubwiye ati muzatungwa, mwe bizera muzatungwa n'imirimo y'amaboko yanyu. Ntago ibitwirirwa tumayininga by'ubusa. Hoya, ntago ari by'ubusa ibintu. Ni iby'agaciro, biduza agaciro kabyo. Ahubwo wowe utazi agaciro kabyo niwe watangiye kubica intege hakiri kare. None ubu ngubu uri kurira yo kwarika. Ariko ntacyo ubwo wagarutse. N'Imana iravuga ati wagarutse nzemera mwakire. None wagarutse, reka tuze tukwereka amayira yose ushobora kunyuramo ku buryo udashobora guhomba ibyo wari wamayininze, cyangwa uyu mushinga wari wamenye udashobora kuwomba 100%, ahubwo none ushoboye kuwabonamo inyungu nk'uko abandi bazikora bari kuzibonamo. Huya mujye mwifuza kuba abantu bakomeye. Imana yazitubwiye ati zaduhuza n'imbaraga zikomeye cyane n'abantu bakomeye. None nicyo gihe Imana igiye guhuza n'imbaraga zikomeye zawe. Mureke turebere hamwe ibisabwa kugira ngo open minded izajye kuba buri umwe wese yicekinze yujuje ibisabwa kugira ngo abashe gukoresha ibintu ngiye kubabwira. Mbibabwiye ngiye mbabaye kubera ko ari benshi bari gukinisha bino bintu kandi bagiye guhura n'ibibazo. Ngiye mbabazwa n'umuntu ushobora kuba utaramenya agaciro ka bino bintu turimo, kandi yirirwa umunsi ku munsi yarafashe umwanya we akamayininga. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ibyo no byambabaza. Uramutse uhombye paye zawe hejuru y'ibintu byo kwinangira umutima wawe kwawe, nyamara barakubwiye, ariko wowe unangira umutima. Sinibaza uburyo unangira umutima mu gihe bakugira inama. Ikintu cya mbere ngiye kubabwira nyaboneka, wowe ugifata telefone yawe mbere na mbere kugira ngo utazabura paye zawe kubera kutumva ibiganiro byinshi, wowe mushyashya banza ukore subscribe please. Ikindi kintu cya kabiri, fata telefone yawe muri app ya Pi network, bikore none natuvugana. Wowe umaze kubikora, injiramo ugenda ukandi kuri bwa bukono butatu bwo mu nguni. Numara kubukandaho baragenda bakwereka ahantu handitse main checklist. Na amaliste ariho, ariko urareba kukanda ku ntuze ya mbere handitse main checklist. Uyikandeho. Numara kuyikandaho uhere kuri step ya mbere. Ugende wuzuza ibisabwa. Ibyo udasobanukiwe, ngiye hasi mbashyiraho nimero yanjye. Ugomba kumamagara cyangwa ukanyandikira muri comment ukambwira ati ese ni gute buzuza KYC, ni gute ibintu Pi network bayuzuriza from information zayo zose. Nanjye nicyo kintu mbamariye hano, kuko mudahari nanjye sinaba ndi gukora bino biganiro. Mbikora ku bwanyu, mbikora kubera ko mwabihaye umwanya wo kubikurikira. Numara kumva ko ibyo bintu byose ushobora kubikora, ubyuzuze neza witonze. Aho udashoboye ubaze please, wipfa kuza ibintu utazi ubaze, kuko urabona ko deadline baduhaye harabura iminsi 4. Ubwo tubare ku uyu munsi warangiye, ubwo harabura iminsi 3. Man, urumva ko abantu nyaboneka muri kubona ko babahaye KYC mutari kuzuzuza. Kandi mbere yuko uzuzuza banza ubanza verifying ibintu byose bibanza imbere ya hasi, nuko ari step 5 zose. Numara kuzuzuza ibyo birahita biguha amahirwe yo kugenda wuzuze KYC yawe ndetse ube passed kuri KYC yawe. Ariko nyaboneka mwirinda amakosa muri no KYC kandi mubyitondere kandi mu biha agaciro. Ibintu tuhora tubibabwira, ndetse na Pi Core team ihora ibitwihanangiriza mu buryo bushoboka cyane. We bahaye KYC itondo yikore neza cyawe, wegera abantu basi kuyikora, kuko ntago wayizuriza mbikubwire. Niyo wabuze icyongereza kaje ni wayizuriza, ahubwo urabanza ukarindira abantu bazi kuzuza zino form bakazikuzuriza. Kuko utari yuje na rimwe rwose umenye ko bahita bagushyira muri tentative rwose, kuko ntago ubizi. Ibintu benshi barabikinisha ariko ntago baza agaciro k'irino faranga.
umuntu uzi ko payi ishobora kuba ishobora kuzamuhindura ubuzima ejo bundi, future yiwe ikazaba nziza, umuryango we ukaba mwiza. Nyaboneka wikina na bino bintu. Ubuzima ni wowe umuryango utegereje kugira ngo ubashe kuba wahindura amateka. Wamenye Pi Network ndetse uyimenya mu bambere, nawe wayimenye nyuma, ariko wagize amahirwe yuko bayikubwiye, ndetse ugira no kwizera. Ariko Imana nayo iratubwira ati kwizera kutagira imirimo nta akamaro. Ushaka kwizera ko Pi Network izakora, ariko nawe ukaba udafite ubushake bwo kuyikora cyangwa kuyikorera, ntacyo byakumarira ibyo ngibyo byo kubivuga ngo warabyizeye. Uzaba umeze nka cya giti giteye ku gasi, ariko niba ushaka kumera nka cya giti giteye ahantu hazima ku mazi, ikora KYC yawe wutu. Hari abantu benshi bazi ko iyo umuntu ari kugucishaho bino biganiro umuntu aba ari guta umwanya. Hoya ni ukugiye dufashe inshuti n'abavandimwe ndetse natwe twifashe, kuko kino kiganiro cyanjye iyo ukikurikiye ugira ibintu uhindura mu mateka yawe. Niba ari urugero nk'iyi programme turimo ya Pi KYC ya Pi Network, ni ibintu uba ugomba gukurikirana iteka ugakurikira buri kiganiro cyose cyabanje, ukagenda ukakijyaho ukakireba, warangiza ukagenda ukurikiza ibyo bagenda bakubwira byose, ukagenda ubikurikiza. Aho ibyo tumva ukagerageza ukabaza, nicyo kintu mubereyeho hano. Please wicika intege, igihe kirageze ko tubashe kuba twagira mu isi y'ikoranabuhanga. Ibintu utazabona kuri ino koranabuhanga umenye ko nta mumaro bizaba bifite. Nyaboneka baratubwira ngo twuzuze bino bintu. Wabonye ko P-Fest yakoresheje abantu bakoresha ari amafaranga, nta abantu bari babashije kuba babona ino KYC na migration cyangwa migrated. None wowe urimo urabipinga, ubwo se iyo mafaranga uzayakoresha gute? Niba uzi ko utari kumayininga, utari kuzuza ibyo bagusaba, nushaka iyo payi yihorere. Ariko icyo niba uzi ko uri umuntu ushaka kuba umutubugiza atunga w'ejo wazaza, wipinga ahubwo kora ibyo bagusaba. Kubikora na amafaranga bigusaba. Please ababigiyemo ntago bahombye, ngo nta nubwo business zabo zapfuye, ndetse n'imishinga yabo cyangwa akazi kabo naho kapfuye. Ariko uri aho ngaho uri gukina n'ibintu bidakinishwa, uri gukina n'amafaranga. Time is money. Nukina n'amafaranga icyonse cyo bundi uzaburogereta. Abandi biguriye amamodoka meza, abandi baguze amazu meza, wowe utangira aho ngaho ujiginwe, utangira ubagire mu bapfumu. Nyamara ubu ngubu barekubwiye hakirikana ngo utangire ugarura inzira yawe ukanga. Barakubwira ati haburi iminsi ngaho ukwezi kumwe kubura kugira tubashe kuba twakinjira mu gukoresha n'amafaranga yacu. Wowe uri aho ngaho nubwo uri kureba ahantu igihugu kirwana n'ikindi ntabwo ubizi. Amafaranga uri kugenda atagaciro umunsi ku munsi. None wowe n'iri faranga bari kukwereka rifite agaciro ntabwo uri kurikorera. Abantu bazi ikintu cya mining barakizi, bazimenya agaciro karyo. Mbere byari ubwino, none ubu ngubu mwese musigaye mubimenya mwese. Ariko mujye munishimira ubuzima tugiyemo. Hanze wicara hamwe ubanza urebe ibintu uzatunga, reba amamodoka meza uzagura, uriho amazu meza ugiye kugura, amazu y'ubwenge, amazu atatse ubwiza, amazu wowe utigeze utunga cyangwa tugiye ushyira mu bitekerezo ko uzanayatunga. None ni wowe muntu ugiye kuyatunga bwa mbere na mbere. Amagorofa meza, amazu, amamodoka meza y'ubwenge, amarange rover amwe meza, y'ama BMW. Man, ubuzima mugiye kubamo n'ubuzima bwiza, nitwe tugiye kuba bagwiza tunga biyisi dutuyeho. Niyo mpamvu wowe wamayininze rwose, wowe wuzuye KYC yawe, kora mining witonze nta kibazo ufite. Wowe bashyize muri tentative ariko ibintu step 9 zose zuzuye, iturize rwose, kuko nawe uri mu bantu bagiye gutunga ibintu kugiye ubibona. Ugiye utunga $1 rwose nkaho rwose wagira ngo ni nk'amazi. Ugiye utunga iwawe wakweze ugashyira iwawe. Ibintu nibyo mugiye kubamo neza. Mureka turebe video y'uburyo twakoresheje muri P-Fest. Ibyo muri kugenda mubona byose ni ya P-Fest twaciyemo ya 2024, niyo bagiye kugenda batwereka. Habaye abantu babaguzi 55, ndetse kandi hana amaduka azengurutse isi. Hano hose bagenda batwereka ama location yaho muri ya Pi Map. Ibi ni ibikorwa twagiye dukora muri ya P-Fest, aho batwemeraga gukoresha amafaranga ariko tuyakoresha mu bintu biri lokale. Abapioneer barenga 950, aho bose bari guhiga ahantu bashobora guhahira.
hano ibiguzi niba abantu baguze bakanagurisha. Iyo ni ibikorwa twagiye dukora byiza. Aho za Indonesia, mu Bushinwa hose bagiye bagaragaza ibintu byiza, muri Afurika hose bagaragaza ibintu byiza by'agaciro. None se niba barakoreshaga P-Fest bagakoresha payi zabo gutya, ni gute Open Mainnet nimara kuba n'uburyo buzaba bumeze gute? Muwaje manza mwishyire muri no bintu. Iyi video ari benshi bashaka kuyiha amatwi, ariko iyi video muyitondere, hari icyizere iri kuduha cy'ubuzima. Iyi video iri kutwereka ko ejo hazaza hacu hameze neza, kuko irimo aduha icyizere. None uri kubikinisha, uri gukina na payi, wowe uri gukina n'amafaranga. Ni gute umwana ufata inote akayitwika ureba? Hari n'amafaranga muri gukinisha n'amabuye y'agaciro. Ikintu bita mining ntabwo ari ikintu gikinishwa n'umuntu wese ubonetse. Ibi ni ibikorwa twagiye dukora. Barakubwira ati ngo reka mukomeze ino local commerce yanyu, ubucuruzi buri lokali bukorerwa mu gihugu aho uherereye. Ntabwo ari ibintu byo guta agaciro. Nyaboneka mukore KYC zanyu, mukore mukojya mubone nuza migrate zanyu muzibone, mubashe kwinjira muri Open Mainnet mumeze neza, mufite uburyohe, mwujuje buri kimwe cyose musabwa. Ndagushimiye rero we wamenye ko ibintu ari by'agaciro. Ndagushimiye wowe ubasha gukurikirana ibiganiro umunsi ku munsi byacu. Imana iguhe umugisha kandi ugira amahirwe n'imigisha. Ciao ciao. Alayu Construction Limited ni company tuzaniye ibintu by'ubwenge. Bubaka amazu meza cyane, yaba amazu y'amakadasteri, yaba ama etage, ku giciro cyiza cyane utasanga ahandi. Kandi nanone bagufitiye ibibanza byiza cyane biherereye hano mu Murehe. Bagane kwizo nimero ureba hejuru.